nta kindi kiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga uretse ibijyanye n'amatangazo y'igihe gito uturere turi kugenda dushyira hanze. Kuri ubu rero mbazaniye akandi karere kashyize imyanya ku isoko ndetse n'imyanya y'igihe gito ni mu karere ka Nyaruguru. Nabo bavuze bati dushingiye ku ibaruwa nimero 21/88 bare 12/00 bare 2024 yo kuwa 22/11/2024, aho Minisiteri y'Uburezi yandikiye uturere twose adusaba gushaka no gushyira mu myanya abarimu babasimbura. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buramenyesha ababyifuza bose kandi babifitiye ubushobozi ko hari akazi k'igihe gito temporary job gasabwa binyuze mu kigo cy'ishuri cyegereye usaba akazi kugira ngo yinjizwe muri system yabugenewe ya TMS ifasha mu gusaba ndetse no gushaka abarimu bari mu kiruhuko bagashyirwa mu kazi. Ibi rero nk'uko nabibabwiye biza bikurikira n'utundi turere twose tuzagenda dushyira iyi myanya ku isoko cyangwa se dushyiraho amatangazo. Gusa itangazo ryaratanzwe. Ubu ngubu rero ushobora guhita utegura dosiye yawe ukaba wayigeza ku kigo cy'ishuri kikwegereye ubundi ukibonera akazi k'igihe gito. Usaba akazi rero agomba kuba yujuje ibikurikira: kuba afite impamyabumenyi ingana n'uwo mwanya asimbura, ufite impamyabumenyi mu mashuri y'inderabarezi cyangwa uburezi, afite amahirwe kurusha abandi ADAE A0. Aha bagaragaje yuko umuntu wize uburezi cyangwa se wize normal primaire ahanga afite amahirwe kuba yabona akazi kurusha abandi bose batize uburezi. Ahangaha rero ndakuraho urujijo ku bantu bibabazaga ati se abantu bize uburezi cyangwa se batize uburezi bose bemerewe kuba bajya kudepoza? Yego, igisubizo ni yego, wemerewe kujya kudepoza, ariko nanone ntabwo uzabona akazi wa wundi wize uburezi atarabona akazi. Nicyo bisobanuye ahangaha. Uwize uburezi ahangaha afite amahirwe menshi yo kuba yabona akazi mbere y'uko wa wundi utize uburezi abona akazi. Agomba kuba yarize ibihuye n'amasomo uwasimbura yigishaga. Ibi byo birumvikana, ntabwo wajya kwigisha ikintu utigiye cyangwa se udafitiyeho ubumenyi. Kuba utarambuwe uburenganzira bwo kuba umukozi wa leta cyangwa se icyo bita blacklist, bisobanuye yuko hari abantu bajya mu kazi yarangiza agahita yivana mu kazi, ya myaka 3 Minisiteri y'Abakozi ba Leta iteganya itararangira. Ahangaha rwose iyo wikuye muri system bahita bagushyira blacklist mu gihe cy'imyaka 3 nanone cyangwa se 5 biterwa na institution runaka. Ikindi, kuba nta kazi kandi afite kandi yiteguye guhita atangira akazi. Ibi nabyo biri muri requirement ziri gusabwa ahangaha. Ikindi, kuba yemera gukorera ku masezerano y'igihe gito. Ikindi nanone, indi ngingo ya 6 hano mu karere ka Nyaruguru bashyizeho kuba amanota menshi ku mpamyabumenyi igihe abasaba barenze umwe. Ni ukuvuga ngo nanone hano nta kizamini kizakorwa, ahubwo bazareba kuri transcript barebe umuntu ufite amanota menshi ari we baha akazi. Bivuze rero ku bantu bafite amanota menshi kuri diplome cyangwa se kuri transcript, ahanga bafite amahirwe. Iri rikaba ari itangazo rero ryasinyweho n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr. Murwanashyaka Emmanuel, ikaba yashyizweho umukono ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2025. Abantu rero batarabona akazi, abantu biteguye gukora ibizamini bigiye bitandukanye mu turere dutandukanye, ukaba utarabona amahirwe yo kubona akazi, gerageza kandi ukaba uri muri aka karere ka Nyaruguru, gerageza wegere ibigo by'amashuri bikwegereye bagushyire muri system ya TMS. Ubundi systeme yizagenda bajugunya ahantu hose hari imyanya, ariko atari out of y'akarere. Bivuze yuko rero ushobora kuba uri mu karere ka Nyaruguru ariko ugadepoza ku kigo cyose ubonye, kubera yuko systeme abantu bashyirwamo n'imwe. Ntuzavuge ngo ndajya kudepoza kuri iki kigo nongere ngejo nongere kungiye kudepoza ku kindi kigo. Oya, ibyo ntago ari byo, kubera yuko amakuru ashyirwa muri system ni amakuru amwe. Irindi tangazo rero ryashyizweho ni itangazo ryo mu karere ka Nyabihu, ariko iri ngiri akaba ari itangazo rya groupe scolaire Raphael Rambura. Buramenyesha ababyifuza kandi bafite ubushobozi ko hari akazi k'igihe gito temporary job gasabwa binyuze ku kigo cy'ishuri cyavuzwe haruguru. Ubwo ni ikigo cy'ishuri ni GS Saint Raphael Rambura, kugira ngo yinjizwe muri system yabugenewe. Bishatse kuvuga yuko noneho akarere ka Nyabihu nako kashyize itangazo hanze, ariko nubwo iki kigali cyo cyahise kishyiraho ino position, bishatse kuvuga yuko n'akarere ka Nyabihu naho itangazo ryasohotse. Ndetse n'abandi bose badukurikiye musura uturere twanyu rwose, iri tangazo ryagiye risohoka.
ni ukugira ngo rero bashyirwe muri sisitemu yabugenewe ifasha mu gushaka abarimu basimbura abari mu biruhuko bemererwa n'amategeko. Ahangaha nk'uko rero biri kugaragara, usaba akazi atanga diplome AD AE A0 iherekejwe n'indangamanota, transcript cyangwa se bulletin bisikanye neza mu buryo busomeka. Ikindi cya kabiri basaba, usaba akazi agomba kuba yemera gukorera ku masezerano y'igihe gito, ubwo ni igihe kingana n'icyagenwe n'ikiruhuko wa wundi yasimbuye yemerewe. Ibi tubyumvikanishe neza. Abihutirwa cyane ni ufite seritifika ya AD mu kwigisha indimi ariko se baradusetsa cyane. Abafite seritifika mu kwigisha indimi, abantu tutize ibijyanye no kwigisha, kuki badusubiza inyuma cyane? Ubwo ni ukuvuga ngo aba nibo bakenewe cyane muri iki kigo mu kwigisha indimi. TMR ufite diplome ya AE mu mibare n'ikoranabuhanga, mate computer. Yes, mate computer AE nta kondisiyo bashyizeho, wenda ngo bavuge ko ari ukuba warize uburezi cyangwa utarize uburezi. Hanyuma n'ufite impamyabumenyi ya A0 mu Giswahili n'icyongereza, English Kiswahili. Usaba akazi rero, gusaba akazi bizatangira ku itariki 6. Mu munsi turi ku itariki 9, mwumve yuko hashize iminsi 3 abantu bari kujya kudepozayo, bikazarangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2025. Murumva haracyari igihe cy'iminsi 5 cyangwa 6 abantu bashobora kugenda bakadepoza hano kuri iki kigo cya Rambura. Ibi tangazo rikaba ryarashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ikigo cya Groupe Scolaire Raphael Rambura. Umukono washyizweho ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ibi rero byahise bimenyeshwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rambura ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyundo, aho iki kigo cy'ishuri giherereye. Abantu rero nabagira inama yo gukomeza begera ibigo byabo. Aya matangazo ari kugenda aza mu byiciro, ariko uturere twose twahawe amabwiriza y'uko twashyiraho aya matangazo kugira ngo abantu badepoza baze begera ibigo by'amashuri bashyirwe muri la system ya TMS. Ariyo mpamvu rero natwe turi kubashishikariza kugira ngo mugende mukore application y'igihe gito. Mbibutse yuko umwarimu uri muri leave cyangwa se umwarimu wabyaye ahabwa ikiruhuko kingana n'ibyumweru 12, urumva n'amezi 3. Ubonye akazi rero, aho kugira ngo wicare, uraza ugahabwa akazi kandi ugahembwa wa mushahara ungana na wa wundi wa mwarimu wasimbuye yakoraga. Abandi nanone bakunze kugaragara ni ikiruhuko cy'umwaka gihabwa abarimu. Aba bose baba bagomba guhabwa icyo kiruhuko, kandi nanone abanyeshuri ntabwo bakwiye kwicara, ahubwo bakwiye kubona iki abarimu babasha kuba babokipa kugira ngo babe babigisha. Ari nayo mpamvu iyi myanya ishyirwaho. Reka tubashimire rero mwebwe mwakurikiye iyi video. Akumunsi kibereho no kubagezaho amakuru meza y'ingenzi ashobora kubafasha umunsi ku wundi. Ciao ciao, twongere dusubire muri video mu kanya ikurikira.